ariko impamvu mvuga ngo ngiye ntabwo nemera uburinganire nemera ubwuzuzanye, uburinganire hari abantu bamwe babihomberamo, ugasanga umugore aravugira hejuru ngo si uburinganire se ntazi kubaha mu rugo, ugasanga nimba umugabo aguhaye urushyi nawe tumukubita urundi cyangwa ufata akamabe cyangwa ufata umwuko pa tumucanira aho ngaho utitaye ko abana babireba, utitaye ko abaturanyi bakureba, ni uburinganire nyine ntabwo ugomba kumbwira nabi, ntabwo ugomba ariko tukibagirwa ko Bibiliya ivuga ko muri Bibiliya umugabo ari umutware umugore ari umufasha. Kuki se nimba habaho kuringanira, kuki biba bose itabisaba tware cyangwa bose bite abafasha? Nshaka kubaza ikibazo, ni wubaka cyangwa se nabubatse cyangwa se n'uburyo ibyumva muri wowe ngo umugabo n'umugore bagomba kuringanira, uburinganire n'ubwuzuzanye muri byose. How do you understand that? Nyine bumva ni byose ibyo. Je ntabwo nemera uburinganire ahubwo nemera ubwuzuzanye. Reka ntangire gutya, nitwa 6 ni kuri Mugi Rwanda, mba nihuta ahantu hose uri mu Rwanda n'abadiaspora twamaze kumenya ko mutureba. No kuvuga ngo nicaye kuri Great Hotel, ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane musanzwe mubona yambaye umutuku n'umweru, arasa neza, ari muri phone afite igura $3,500,000 by'idolari. Nuko ntangiye ngo ikaze Giselle. Murakoze cyane. Ndakuvuze. Ntacyo bitwaye. Murakoze cyane. Umva nita yaranzengereje, unsigaye muvuga ngo amazina ngo ativuze, ubwo nari nziko nawe byanga. Oya njye nta kintu bitwaye pe. Cyane ko abanyarwanda banzi. Imana ishimwe bampinduriye. Anita yendaga kunyica ibiganiro bishize. Umeze neza? Umeze neza cyane. Yatuburanyeho. Nabonetse. Ewana noneho kuri Mugi Rwanda buriya ndabanza nkababwira serivisi dufite dukora kugira ngo tuhite twinjira muri topic twihuta cyane. Icyambere nshaka kubabwira ikintu cyitwa publicité cyangwa se advertisement, haba abamamaza amajwi gusa nta mashusho, kwamamaza abashaka amashusho n'amashusho byose birakunda. Dufite abakobwa beza bafite amajwi meza, dufite abasore beza bafite amajwi meza, ako buriya bose ni beza kuri Mugi Rwanda. Sha njyewe rero buriya mbona ari beza kandi mubanze mu ndebere murabona ntari mwiza. Oya mu bahungu tubwire wa mbere uguri ku buryo ishusho yaje. Urakoze cyane. Ubona itabona arwanya. Dufite n'ishusho nziza, ishusho ikintu cyo gufotora, dufite kamera ewana, dufite umukameramani pe no wa mbere. Ikindi ku kintu cy'ikoranabuhanga, ibikoresho printing and design. Ubundi iyo tuvuze designing na printing ubwo babigiye muri rusange, tugahita tujya kuri electronics materials, imashini, kamera. Abantu mushaka kuneka abasheri banyu bagane Duseri Limited. Twibagiye kubabwira ko muri Duseri Limited ntago bigoye. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka guteza imbere Duseri Limited urandika kuri ya nimero ya telefone tujya tuvuga bakagusubiza. Nimba ushaka ibiciro by'ikintu runaka ushaka turakubwira, and then iyo mumaze kwemeranywa habaho gutangana amakuru, twebwe tuguha proforma, wamara kwemera proforma twaguhaye, and then ukaduha purchase code, bakagukora facture, ukohereza amafaranga, wamara kohereza amafaranga bakakudelivaringa. Then we deliver. Yeah. Kandi delivery free. Sure. Yes. Ahantu hose mu gihugu. Yeah. Umva. We hamagara kuri 0788 27 4600. Ibintu no buryoye. Ewana 00. Urubatse? Urubatse? Njyewe. Oya. Oh yes. Nago wubatse. Ariko imyubakire yo urayibona cyane. Nshaka kubaza ikibazo. Ni wubaka cyangwa se nabubatse cyangwa se n'uburyo ibyumva muri wowe ngo umugabo n'umugore bagomba kuringanira, uburinganire n'ubwuzuzanye muri byose. How do you understand that? Nyine bumva ni byose ibyo. Je ntabwo nemera uburinganire ahubwo nemera ubwuzuzanye. Tutandukanyiriza uburinganire n'ubwuzuzanye.
impamvu ntemera uburinganire ni ibyo numva hanze ko umugore n'umugabo bagomba kuringanira muri byose, mu mikorere, mu mafaranga, mu rugo, umwe agateka undi agakoropa undi akoza ibyombo akagira gute, ibintu byose bagomba kuringaniza. Ariko impamvu mvuga ngo ngiye ntabwo nemera uburinganire, nemera ubwuzuzanye. Uburinganire hari abantu bamwe babihomberamo, ugasanga umugore aravugira hejuru ngo si uburinganire, se ntazi kubaha mu rugo. Ugasanga nimba umugabo aguhaye urushyi nawe tumukubita urundi, cyangwa ufata akababe cyangwa ufata umwuko pa tumucanira aho ngaho, utitaye ko abana babireba, utitaye ko abaturanyi bakureba. Ni uburinganire nyine, ntabwo ugomba kumbwira nabi, ntabwo ugomba ariko tukibagirwa ko Bibiliya ivuga ko muri Bibiliya umugabo ari umutware, umugore ari umufasha. Kuki se nimba habaho kuringanira, kuki bose itabisaba abatware cyangwa bose bite abafasha? Ariko Bibiliya yaravuze ngo umugabo ni umutware w'urugo, umugore ni umufasha w'urugo. Ni ukuvuga ngo umutware agomba kubaho n'umufasha akagomba kubaho. Ariko ubwuzuzanye bimeze gute? Ubwuzuzanye ngewe ukuntu mbyumva ni igihe ngewe ushobora kwicara na sheri wanjye tukaganira ku kintu runaka. Urugero nka bwati, sheri rero urabibona nta mukozi dufite, ni urugero ngiye gutanga. Urabibona nta mukozi dufite kandi twese tubyuka tujya mu kazi, sibyo? None reka tugabane uturimo twa hano mu rugo, kubera ko wowe sheri wanjye utabasha koza ibyombo no guhata ibirayi no gutonora igitoki. Ngiye mu gitondo mbyuka ntonora igitoki ngitegure, noneho nawe nutaha ugiteke. Aho tuba tugiye gukora ikintu cyitwa kuzuzanya. Noneho mu gihe amafaranga yabonetse tukavuga tuti umushahara w'umutware wanjye n'umushahara wanjye ukaza, iyo mishahara yombi tukashyira ku meza tukayipangira. Aho tuba dukoze ibintu byo kuzuzanya, tuba twuzuzanyije. Ako niyo haba kuvuga ngo uburinganire, iyi nzu imwe ni iyanjye indi ni iyanjye, urumva, imwe ni iyawe indi ni iyanjye. Nyine zumva nyine ese uburinganire, agomba kugira inzu nanjye nkagira inzu, agomba kugira imodoka nanjye nkagira imodoka. Hakabaho ikintu cyitwa guhangana. Noneho ryaje mu gitwa umutware ntiriboneke, kandi tugomba kuzuzanya tugafashanya. Umutware wanjye akabona yuko maze igihe ngenda kuri moto kandi afite imodoka, akambwira ati sheri rero reka muri iyi mishahara turi guhembwa tugire ayo dufata tuzizigama kugira ngo nawe uzabone akamodoka uruhuke iriya moto. Aho haba habayeho kumvikana no kuzuzanya. Yego, uko byumvanye. Niba wowe ukunda ubwuzuzanye, mufite imodoka imwe mu rugo, yego, sibyo? Wakwemera kujya utega ubumoto kandi ufite driving license, wemerewe gutwara. Umugabo narabyemera ariko mufite imodoka imwe. Wakwemera kuba sometimes wajya ugenda n'amaguru ukanatega n'ubumoto, we akajya agenda mu iyo modoka? Mwabyumvikanye wenda nyine mwuzuzanyije? Twabyumvikanye tukuzuzanya. Wewe wabyemera umwaka wose akajya we atwara imodoka then ugatega ubumoto? Nizera ko umugabo atakwanga ko umwaka wose nzajya ntega moto cyangwa se taxi. We igihe cyose agenda mu modoka. Nzi neza ko mu gihe imvura yaguye yampamagara ati sheri biti urahagane uze ngufate. Yagufata, ariko ndi kuvuga niba mugiye mu kazi mu gitondo waragiye mu modoka ugiye gushaka moto ku muhanda, tutitaye kuri klima ihari, tutageze gute, wabyemera? Sha nabyemera, dukundana. Yigo watse kubeshya? Oya ntabwo mbeshya, burya umwaka wose nabyemera. Akubwiye ngo ashaka kwirarira ku nzu. Ku nzu yihe? Hari ukuntu ahubwo ntabwo twaba turi gukora ubwuzuzanye. Hoya aho ntabwo bwari ubwuzuzanye, ahubwo aho ngaho haba hariho kuguhimana. Nese urumva wowe ufite ahantu wakundaga kandi nawe ufite ikintu akunda, wenda nawe ukunda. Urambwiye ngo akamwe ngo arashaka kwirarira ku nzu. Apfa kuba binsabye tukabiganiraho akambwira impamvu, nabyemera. Icyo rero bita ubwuzuzanye, aranyunganiye mugenzi wanjye arani nyuma nashaka kugarukaho ngo ni ngombwa ngo abigusabe. Oya bakibivuga akamwe ati sheri ndashaka kwirarira hariya ivure, namwemerera. Yego cyane rwose. Ariko mana ndikumva nshaka kugira ikindi kibazo kimwe nkubaza.
kimbaza ndagusubiza. ikibazo nshaka kubaza niba atari ibanga umugabo muzabana kuba ateka nta ribi nyine kumva yateka wowe hari ikintu bitwaye guteka k'umugabo nyine sha ngenda nabikunda rero kubona umugabo wanjye yaba ari guteka barumva ibyo biryo byaba biryoshye kurusha ibyanjye. rero ikintu nyine mu buringanire n'ubwuzuzanye bigomba kuzamo ni ukuvuga ngo okay ubwo kugira ngo bite bino uraha tubyumve neza sibyo njyewe ndi umugabo uri umugore nkajya nteka saa sita ugateka nijoro nta kintu byaba bigutwaye? Nta kintu byaba bintwaye. Yego cyane. umugabo wadakunda guteka atoza ibyombo akageza akarya wowe imirimo yose ukayikora nabyo nta kintu bigutwaye? Nkakora imirimo yose we ntagira kintu na kimwe akora akageza n'amafaranga. Buriya rero iyo ubana n'umuntu umenya ngo akunda iki yanga iki ashoboye iki ntagishoboye. Buriya naba namaze kumenya ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. Buriya ubona Anita mwabana udateka bikavamo ukurikije uburyo mubona? Anita abaye adateka umugabo adateka umugabo adateka ubu mwabana bigakunda? Anita yajya ateka saa sita ugateka nijoro? Yego bivuga ko nawe ukiri aho ngaho. Reka nkubwira hari umuntu wigeze kutubwira ngo umugabo we ngo no gukwandurira isahani yaririyeho ntajya abikora ngo ntazi nuko mu gikoni hasi ariko amwubahira ko ari umugabo we kuko nimba adashoboye kwandurira isahani afite ibindi ashoboye. Nk'ibiki ubwo? Uwo niwe ubizi. Tubwire nyine ntabyo yakubwiye? Nyine niwe ubizi. Ntibitubwiye. Reka ibyanjye nibyo azamenya gusa yatuganije atubwira yuko we hari ibyo adashoboye rwose anageze no mu rugo agasanga ku meza ameza ntibayateguye ariryamira. Ni ukuvuga ngo mbere wasangaga hari imirimo sosiyete yabaga yarakuyeho ngo ku bagabo ngo nta mugabo ngo uheka abana. Ese undi mugabo aheka abana? Kaho nyumvira leta rero itubwira ndetse n'ihame nibwo bwa buringanire uri gushaka kuvuga kandi ngiye nkavuga ati buringanire wape aho kubera icyo ubwo umugabo atahe ku mwana. Yesu we ntabwo mbizi ntabwo mbizi kereka bakoresheje za ngobyi zimwe za kizungu fata umwana kwita umugongo rwose. Aho icyo gihe umwana ashagira keya akunda papa we cyane. None se ubwo ko numva wo mugongo wawe ahubwo ugiye kunaniza wari uzi ko no konsa ubu ngubu nyine abantu nabonye baheka abana 60 abantu nabonye baheka abana babandi abagore bataye cyangwa se umugore yapfuye. Oya ahari pe ntabwo ndabibona. Ntabwo urabibona? Ibyo rero nibyo twebwe tuba dushaka. Ye ntabwo ndabibona. Ni nabyo nitangwa nshakamo buriya ariko untereta ntubizi. Sha nanjye mbonye umugabo yahetse umwana nakwishima. Ese wagira ngo ntabyuze? Ntabyo nzi nakwishima pe ntabwo mbizi ntabwo ndabona umugabo yaheka umwana. N'ibyombo akagusasira. Ibyo byo ni uburyoshye. Cyombo cyagomba kucyoza. Sha acyogeje ntabwo agomba kuko ntabwo ari itegeko ariko abikoze byaba ari byiza. Gute umugabo ava geto yitekera ukumva ko ngo atazitekera gutava geto akoropa ukumva ko nagira mu rugo atazakora. Ahubwo abagabo rimwe mufite defu uba muri geto uba waritekeraga wiyogereza ibyombo wamara kuzana umugore ugahita wigamika ukumva ko utakongera koza ibyombo kuko utakongera guteka. Nkurikije ukuntu twaganiriye we n'akayo uzamuha ntabwo azajya yikuriramo n'inkweto. Wa mugabo wanjye wereka mbikubwire umfashe ntuzane imiki umfashe tuzuzuzanye. Uyu munsi rero nshaka ko tuganira akantu gatoya and tugasoza nyine tutagoranye utaha njye nshaka ko tuzagorana hari ibintu tutumva kimwe. Umunsi we twagarutse mfite ibintu byinshi tuzaganira nzakubaza ubu ngora ubu mbeshya urumva ntago mbeshya. Nk'iki kiganiro tukigira gitoya wenda kubera umwanya ariko tuzakigarukaho kangushimire. Urakoze cyane cyane murakoze namwe mugiye kutwumva namwe mudukurikiye.